Hello. Murakomeye cyane. Ni amahoro. Yesu nashimye neza. Yesu ahimbazwe. Amen amen. Amen. Mwamaguha umugisha. So turashima Imana cyane ko iduhaye nanone uyu munsi uyu mugoroba w'umugisha. Ngo tugeze muri aya masaha Imana ishimwe. Amen. So ubu rero twatawanyutse. Ngo turi mu majaruguru. Turi mu majaruguru ariko turahakunda ko. Turi mu majaruguru. Nk'uko bisanzwe twaje mu kazi k'Imana. Twaje mu kazi k'Imana. Iyo twaje hano tuba turi buharare tukaza gutaha mu munsi ukurikiyeho. Noneho rero bidusaba gushaka ahantu nyine bavuga ko turi burare. Noneho ahantu turi burare of course tugomba gushaka ahantu turi bubone access ku gikoni kugira ngo twitekereze tuze gupiga utwaka. Dukunda kurya ahandi. Mwana ajyanye na mama biba atari sawa cyane. Ngomba kubatamo akantu k'uturyo n'akamukara. Tukenjoyinga nyine mama. So ubwo rero abasore bari kumbwira bati biriya uko Dorcas yagafashe noneho arapiga. Ubwo biraba bimeze neza cyane. Akunda guteka gute? Noneho iyo ndi gutekera abantu nzi neza ndi sure ko bari burye. Ntekana umunezero udasanzwe. Kandi buriya bavuga ko iyo utekanye ibiryo ibyishimo cyangwa se urukundo umunezero ni nk'akarungu uba uri kongeramo katafota. So rero nari naje mu gikoni guteka, umupapa arambwira ngo araje kumfasha. Ibaze nawe umuntu ukubwiye ngo araje kugufasha akazazanye mashini na ekuteri. Ariko mba naje nyine kugusigaza kugira ngo ugire neza kuraje. Ureke mbasetse. Araza kunsigaza akambwira akazana nyine mashini na ekuteri. Akambwira ngo araza kumfasha. Ndabivuga ndakureka tu. Noneho akambwira ati basi rero nubwo ntari bupige reka ngutere udustori. Kuko gupiga byo ntago ari kenshi mbimwemerera pe. Ni gake. Thank you. Kubera ubumenyi bwinshi abifitemo. Thank you kuri ako gake. Noneho ati basi reka ngutere udustori kugira ngo ugire courage. Ariko uretse gatoya uyu muntu muri kumva avuga ngo arampinga atwite n'igihe wamutekeraga akanabikunda kubi. Noneho ikintu kintangaza iyo ntwite urabishobora noneho nabyara bikanga. Ntabwo ari kumva nabishoboye ahubwo nk'ibyo ngibyo byose ngo nyemerera gakeya ngo ntabwo ushaka ko nanajyayo ngo reka nkubwire nyine ushobora kubiryoshya ariko nabwo watinze. Umunsi umwe uri kubyumva umunsi umwe nzateka. Ariko nta nubwo nabikunda byereka abantu tuvugisha ukuri kugira ute guteka ntabwo bikunda. Rero niyo mpamvu kuba utabikunda byonyine iyo ugiye mu gikoni turabwaringa hari igihe ushobora guteka amasaha 10 kandi kuba nabikunda ntibivuze ko nabishoboye. Urabishoboye pe uranihiringa ukabigeraho. Tureke topic nari nyiri gutera story y'ukuntu bigenza iyo waje kumfasha. Akazi ati noneho nibwo rwose ntari bugufashe guhata ibirayi cyangwa ukatinyanyereka ngo utere udustori. My dear anera nka story ebyiri mu minota 2 buri story bifite umunota story bifite umunota. Hari iminota 2 ikabishize nta n'ahantu ndageze story ikabirarangiye. Avuga ati okay noneho rero nubwo bwose utanteye story reka ngere noneho nzi kwiterera. Icyo musaba ni iki kuntiza amatwi nkaba ndazitangiye. Atekeramo gutera akaba kusema nahindukira umuntu ndi gutera story ngasanga ntago ari kumva afite gutera. Ubwo nyine ntanshaka akantu kari aho hafi ka telefone cyangwa se akaradiyo nkahita nshyiramo ibiganiro uturirimbo se ubwo nyine nkahita niyumvira ibyo. Wabigenza ute? Wabigenza gute?
nta kundi kuntu wabigenza nyine ugahita wiyakira ariko nanone apfa kuba yicaye aho ngaho hafi aho niyo yaba atari kuvuga icyo kirahagije niyo waba utari kuvuga niyo waba rwose wambaye ekuteri niyo waba uri kugira gute upfa kuba wicaye aho hafi ntari njyenyine mba numva ntafite nyine irungu biba bihagije bari ibyo so n'utwo twari turimo rero hanyuma turavuga tutireka tuganirize n'abakunzi bacu so uyu munsi rero twari turimo tuganira ku kintu turavuga tuti reka tukiganire kuri kamera n'abantu bacyumva reka mbangamira kambishyira ngaha niba wabyambariye ubundi ubwo ndabishyiramo mu kanya yego tugiye kugira ngo tujye no gukomeza guteka tugire tunaruhuke ejo ni akazi so hanyuma rero twari tuganira kuri sitori ivuga ngo iki hari ukuntu muri iki gihe no mu gihe cyashize ariko byabagaho hari abana baba bari muri karitsiye mu makaritsiye nyine tubamo aba bana akenshi dukunda kubanyuraho ugasanga abana basa nabi bameze nk'abana nyine bari kuzerera bari kubunga rimwe na rimwe ukabona aranashonje afite inzara nyine ukabona akenshi nyine ukabona nyine umwana ntabwo afite ikintu ari gukora gusa ari ku muhanda si umumarine nka ba bandi tuzi nyine bo ku muhanda ariko ni akana nyine kari aho kameze nk'aho kari gusipendinga tayimu noneho nibuza kwira arasubira mu rugo wumva abo bana ukuntu baba bameze reka twivuge abo hano ukuntu tuba tumeze urakumva icya mbere nta gipangu tuba tugira iwacu ngo baradukingirana icya kabiri nta televiziyo tuba dufite iwacu ngo turayihugiraho icya gatatu usanga sometimes nyine urumva kwimara irungu aba ari ukujya kuzerera kugira ngo ureke mwabona abandi bana nyine mukine so rero akenshi nicyo kibitera noneho ikindi n'ababyeyi bacu baba bagiye guca inshuro ngo barebe ko niba ku manywa twabwiriwe nijoro turi burye ugasanga niba ababyeyi wenda bacuruza agataro se bamesa mu ngo babandi bagenda bakora imirimo y'uturakaka nyine babaho nyine ubuzima bwo guca inshuro kugira ngo abana babeho rimwe na rimwe usanga ari n'abana wenda uyu munsi mama ntiyabonye ubushobozi bwo kumwishyurira hari amafaranga makeya ku ishuri basaba ugasanga wenda uwo munsi ntiyize kubera ko mama yagiye guca inshuro ngo ayabone cyangwa se ugasanga ni na gatoya ni na mutoya ntaratangira ishuri hari n'igihe baba ari batoya bataragira imyaka yo gutangira ishuri afite nk'imyaka 5, 6 mama we ari gutegereza kugira ngo ace inshuro azatangirire rimwe pirimeri kubera ko adafite ubushobozi wenda bwa materineri twese ntabwo twazizeye so noneho uwo mwana akava mu rugo akamwana kuvuga ngo reka turebe imirimo y'abo bantu ngo akenshi ngewe nko mama yabaga yagiye guca inshuro n'iki agasiga atubwira ati mwe mukora imirimo hanyuma mujye gukina imirimo rero yabaga ari iyihe yabaga ari ukoza amasahani gukubura nyine mu nzu ukagira urumva amasahani yabaga ari nk'abiri gusa naho ngaho ho gukubura naho si hanini cyane noneho ugasanga ni ukuvuga ngo bihise birangira then gahunda ni ku muhanda nyine tukajya gukina noneho rero usanga umwana muhurira muri karitsiye kumva ari aho nyine gusa arimo agenda ukabona umwana udafite icyerekezo rimwe na rimwe aba anasa nabi ko umwana nyine yiyanduje mama ntahari umubyeyi ntahari ugasanga yiyanduje ugasanga yanashonje kuko ayo masaha yose umubyeyi aba amaze umwana nta kintu aba yariye aba ashonje noneho nka experience
ufite akenshi ntabwo aba ari abantu bose, hari abantu baba ari abantu beza, akenshi abo bana abantu benshi barabahutaza, ugasanga nta muntu afite wo kumubwira ijambo ryiza, umuvugishije akeneye gusa nabi, kutajya iwanyu, uri mu muhanda wakora iki, uri mu biki aho ngaho, va aho ngaho, sinzongera kugusanga imbere y'igipangu cyanjye, ugasanga nyine uramubwira nabi, ukubonye wese agashaka akagufata nk'aho uje gusaba, gusabiriza, mbese hari n'udukomanga ku gipangu ukana nyine kakananirwa kuresisita inzara, ugasanga arasonnye. Ikindi twabaga tuzi nk'ahantu mu bakire hari igipangu kibamo abana nyine bafite televiziyo bari kureba amafilime, ukaba ubizi ko mu mavakansi baba bari mu mafilime, ukavuga ati reka njyeyo, wagiraga amahirwe bagufungurira mukicara nyine mukareba televiziyo, ukumva ko nyine ushaka guhora nyine ujyayo, ukaba igihe rero uzagera ugakubitana na mama dorugo, mama dorugo agahita akubwira ati we waje hano gukora iki, uri gukora iki, uri uwahe, nzongera kukubona hano muri iyi gipangu, ubwo buguru nzabuca, ndafite kubona urenga vuba. Ntago icyo akeneye ari ukumenya impamvu uwo mwana ari aho, arabibona umwana mutoya, uri kumva, ntakeneye kumenya kuki uyu mwana atari kumwe n'ababyeyi, yatandukanye n'ababyeyi akaza hano, ntazi niba ari agasuzuguro kabimuteye, ntazi niba ari umwana wenda utumva, ntazi niba wenda yabuze uburyo, ntashaka kubimenya, icyo ashaka gusa ni ukubwira ati mviraho, ndari kubona nasa nabi, arasa nabi, ntuwitaye ko ashonje kandi ufite ibyo kurya, ntiwitaye ko uwo mwana atanarya n'irobo ngo ahage, ibyo byose ukabyirengagiza ukavuga ati mvira. Ibyo bintu bikomeretsa umwana imyaka yaba afite yose, biramukomeretsa, n'impamvu yose yaba afite yatumye ajya wenda kuzerera, umwana arakomereka, agakura azi yuko hari abantu bamubwiye ko nta kintu azimarira, ari uwo kujugunywa, ari uwo kubwirwa nabi, urananiwe ariko ndananiwe cyane, urananiwe pe, sengana ariko tujye kuryama mu kanya. Noneho umwana akabikurana, azi yuko abantu bose babereweho kumubwira nabi, azi yuko nta muntu afite wo kumwegera, azi yuko ari uwo kujugunywa, yajya abona abantu rimwe na rimwe agahunga, aho atagusanze akaguhunga. Umwana arabikurana, icyo gikomere akagikurana. Reka rero uzahure na wa mwana yaragize icyo yimarira, waramushihoye. Ibyo bintu abicamo kuko Imana niyirinda, abo bana ni gake bapfa. Imana irabarinda, ikabarinda, ikabazigama, ukazahura nabo barakuze cyane rwose, ukazahura na wa mwana yarakuze, yarabaye umugabo, afite icyo yimariye kinini, noneho no kumubwira ko umwibuka bikagutera isoni. urumva bitera shame, kandi buriya mu isi urakumva ibihe bigenda bihinduka, buriya ibintu byose ni igihe pe, ni igihe guys. Umwana aba ari umwana nyine mutoya, ariko ntawumenya ngo umwana azaba iki. Noneho ikindi buriya ukuntu ibintu nyine bimeze, bamwe dukura tubona ari abakire bagakena cyane kabisa, abandi tukaba tuzi ari abakene ejo bundi bagakira. Uko umuntu aba ameze none sibyo biguha ishusho y'uwazamera ejo. Noneho uzi n'ikintu biragora cyane, uri kubyumva, biragora cyane kwirengagiza umuntu wakugiriye neza, uri kubyumva, na gato niyo yaba yarabikoze rimwe. Njye mfite experience, umuntu yigeze angirira neza rimwe, ariko sinshobora kuzabyibagirwa. Ntago ni benshi
uwabikoze wese sinshobora kuzamwibagirwa niyo yaba yarambwiye ijambo ryiza gusa akikomereza niyo yaba yarambwiye ati wa mwana uri mwiza kuko nta muntu wabonaga ubwo bwiza oya pe ntabwo bwari buhari ariko uwabivuze gusa ati wa mwana uri mwiza ijambo rimwe gusa ryiza sinshobora kuzamwibagirwa. Ikindi ndashaka kuguha urugero rutoya. Urabona umuntu ashobora kuba tuvuge wenda ni umukire muri quartier wenda maybe ukamugiraho nk'umugisha wenda akabasha nko kwishyurira ishuri cyangwa se akaguha wenda ibikoresho by'ishuri something like that. uzi ko bene uwo muntu iyo abiguha akubwira nabi uri kubyumva akaba ashobora kubiguha ariko akagucyuriramo ukuntu uri kubyumva cyangwa se akaguhutaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uruzi ko arutwa n'umuntu muhuye rimwe akaguha 10,000 akagenda. Uzi ko uwo muntu umufata iyo memory imufata neza kurusha wa wundi waguhaye byinshi ariko yarabyicishije kuko bwira nabi niyo yaba. Ubundi kirazira kikazirizwa kubwira umuntu ukiri mutoya cyangwa umwana ko ntacyo azimarira. Ibihe birahinduka urumva umukene arakira umukire arakena byose ni igihe cyane kabisa byose ni igihe rero kirazira noneho umuntu ukiri muto umwana reka mwumvize ukuri muzahura ari minisitiri uburiye ukwirwa pe kandi nawe ubwawe ntabwo ujya ubyibagirwa iyo muhuye yari afite icyo yimariye kandi yaramubwiye ko nta kintu azimarira ntabwo wabyibagirwa kuko iyo uhuye n'umuntu uzi kera akennye ukamubona yarakize uhita wibuka igihe yari akennye ukuntu yari ameze ugahita rero wibuka uri kumubwira ngo nta kintu azimarira ibaze nawe ubwawe bigutera isoni no kumusuhuza wumva bitera isoni cyane bitera isoni kabisa. Reka rero ube waramugiriye neza uba uri proud kabisa uba uri proud uvuga uti Imana ishimwe ko umuntu nafashije yateye imbere ukumva biragushimishije ukumva nyine biguteye ishema pe. Njyewe mfite umugabo wangiriye neza ari umugabo wangiriye neza nyine ejo bundi nibwo nabyibutse ahantu twahuriye ejo bundi mu birori ndaza kumukubwira inyuma ya kamera ariko uburyo niyo yanyandikiye simusubiza ahita ambwira mwiko shanga ko unyirengagiza ko uri kunyirengagiza sha no kuvuga ngo ari proud ari kumva ko ari kubibona ko nyine ugomba kumusubiza kuko nta kintu ari kwishinja. Noneho iyo atagugiriye neza hari igihe atinya kukwandikira cyangwa se yanakwandikira waba utinze kumusubiza yadusubize se ntabwo badusubiza hari igihe wenda n'imbaraga uzibura pe sinkubeshye hari n'imbaraga uzikuke ndamubwira ngo iki ukabura ikintu umubwira. Hari igihe sometimes nyine iyo ugiriwe amahirwe yo kuba umuntu ukijijwe urabirenga cyane ariko nabwo ntitwirengagize ko no mu bakijijwe natwe dufite kamere muntu hari igihe wumva imbaraga zibuze pe kandi rega niyo waba unakijijwe uri kubyumva ni byiza ngo ubane n'abantu bose amahoro ariko nabwo ntabwo wabana na bose hari igihe abanyarwanda bose ntabwo tuziranye uri kubyumva so rero hari igihe nabo muziranye bose rega ntabwo muvugana nabo tuziranye bose siko tuba turi inshuti ngo tube close haba hari abantu b'inshuti zawe buri muntu wese agira abantu b'inshuti ze akagira abo baziranye akagira abo nyine bari inshuti ariko bitari cyane akaba hari abo bari close umureba nyine nk'abantu nyine basanzwe nyine bari aho ngaho ariko nyamara hagakwiye kuba hariho akantu kameze nka relation ariko kandi nabwo ntushobora kuzibagirwa ko yakubwiye nabi cyangwa ko yaguhutaje ibyo ntabwo byashoboka ntabwo wabyibagirwa ntabwo wabyibagirwa niyo mpamvu rero uri kumva umuntu
na Bibiliya bivuga uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha sibyo ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose ubutunzi waba ufite ubuzima bwiza Imana yaguhaye icyo ngicyo wagikoresha ugira abandi ugirira neza mu by'ukuri pe dukwiriye kubyiga bino bintu tukabyiga uriya mwana ntukamuceho niba ufite uburyo umufate umujyane umuhe ibyo kurya niba bidakunda isakemo igiceri cy'ijana umugurire irindazi utitaye ko yaba yaririye utitaye ko yaba byagenze gute niba ufite uburyo mubaze ngo kubera icyo uri ku muhanda niba ari ibyo bihumbi 4, 5 bingahe byatumye atajya ku ishuri ukaba ufite uburyo wabitanga bitange nushaka ubikore wikomereze ntukomeze ngo umukurikirane ariko ni byiza ko niba Imana iguhaye uburyo uriya mwana ntukamuhutaze cyangwa se ngo umuceho gutyo gusa pe ni ukuri uko waba ubishoboye kose kubera iki se niba byanagukundira kubera iki utanamujyana mu rugo ngo yoge umuhe n'utwo twenda yambare umugaburire niba ari niyo televiziyo yimwereke n'abandi bana bawe hanyuma amasaha nagera umubwira uti jya mu rugo nyine uwo mwana ukamugirira neza tu nyine ni byiza pe ugerageza uko wifite ubushobozi bwose ufite umufashe kandi niba nta nabwo bimubwira nabi wimuhutaza neza wimuhutaza niba nta nabyo nyine wimurengaho erega buriya abantu bose bagira amakaragiteri atandukanye ariko uko wagira karagiteri zitandukanye byose iyo guhutaza abantu ugerageza ukosoreho wenda buriya umuntu hari abantu batanga amafaranga hari n'abo bitorohera kuyatanga it's fine niba utayamuhaye it's okay mubwire neza mubwire ko Imana izamugirira neza mwihorere uri kubyumva wimubwira nabi mubwira ijambo ryiza hanyuma igihe kizagera nawe abe umuntu ukomeye kandi ibyo bintu uba umukoreye byiza bizamufasha nawe kugirira neza abandi mu by'ukuri ngewe nibutse abantu ukuntu bangiriye neza abantu bangiriye neza bituma nanjye numva mfite umutima wo kugirira abandi neza bintera kugirira abandi neza kuko nyavuga nti niba umuntu yarangiriye neza ndi umuntu uri aho ngaho uciriritse ugaragara nk'aho nta cyerekezo ugaragara nk'aho nyine nta kintu azimarira umuntu akangirira neza Imana nanjye ikaba yarangiriye neza nyine nanjye Imana ikangirira neza sinshobora kwibagirwa umuntu uri ahantu habi kuko nawe Imana izaba yaramugiriye neza kuko nanjye babangiriye neza sinya mbibagirwa hari wenda nanjye ndi kugirira neza Imana nimugirira neza azajya yibuka ko hari umuntu wamugiriye neza nawe bimutere kugirira neza uwundi that's it so si byari byose ubwo byari ibyo turabaganirije mu kanya twari dufite keza dutetse so rero ngubu mama agiye guhisha hanyuma turanananiwemo ukuntu kera iyo babaga bagiye guhisha babibwirwaga n'urukarango bakarangaga ibiryo bihiye ugahita wumva urukarango ngo shwiriririri rero nabibwira n'agatunguru gatangiye kunjya mu maso kureba ngo wari igihe ukata agatunguru aribwo ugitangira gutera nizeye ko bigiye gushya birahiye Imana ibahe umugisha pe thank you so much turabashimiye cyane kubana natwe Imana ibahe umugisha nakagaruka dufite tugiye ikintu tubibutsa ariko hano hari ikintu tugomba kwibutsa abantu abatetsi turi mu gikoni turi mu gikoni abatetsi tuba dufite ibirungo bya Tafoti Limited Tafoti Limited muri iryo zina ndashaka ko riba abantu barimenye Tafoti Limited bamenye nyine ibyo birungo bamenye ko ni product nziza kabisa zo mu gikoni zo gukoresha njyewe nk'umutetsi rwose pe ndazibashimiye murabizi ko ntabazanira ikintu cya fake kiri pirate ako kazi sinagakora pe hari Safa tomato paste hari Kibe Makaji
icyambere kibe makeji buriya abantu bayimenye icyambere ibirimo ibaze ko wanabimenye ariko cyane rwose nabimenye ngeraga ndumutetsi nanjye buriya birimo udukibe 50 rwose kandi twiza izindi nabonye ntabwo zigera mu biryoshye duhumura neza nyine uhita wumva itandukaniro nyine ziri ku giciro gitoya ugereranije n'izindi kw'izindi buriya mu gapaki haba harimo dukeya cyane kandi n'igiciro kiri hejuru makeji ni nziza pe kandi ziryoshye pe hari abambwiye ngo bajyaga bazibona ngo bakagira ngo ni pirate nizo original wowe usoma inyuma gusa umenye ko utwaye kibe makeji ikindi soy sauce yo muri Tafote nayo ni sawa cyane akaza safa tomato paste ifite nyine urayikoraho ukumva irakomeye nyine cyane apana ziba zimeze nk'amazi ikindi hakaza tomato powder iyo noneho ariko twari twaratuburiwe we abantu duteka twahuye n'ibintu mbega ibirungo baduhaye we ibitabishye birahumura nabi bidahumura nabi birashaririye we shangiye nari mfite experience y'ibirungo warakubitetse ariko pe tomato powder ya Tafote ni nziza rwose pe irahumura iraryoha noneho economically buriya birenze ko agashashi kamwe ushobora kugakoresha inshuro ebyiri cyangwa se ukagakoresha mu byo kurya byose watetse bigatukura bikaba bisa se mubwire gute nka bya bindi nyine bya bindi warabizi so hanyuma ikindi turacyavuga na kuri US store US store Dallas, Austin, Washington, Arizona, Indiana, Colorado. Twaje kabisa gutekereza ko amatariki yageze umva nk'ikintu giciye mu nda ngo oh yes yeah, thank you so much Imana ibahe umugisha cyane kureba iyi video wisharinge kuri subscribe ntacyo bitwaye Imana ibahe umugisha turabakunda cyane nakagaruka bye bless you